Makurata agafata akaguru, Korode agafata kandi, Tuza agafata umutwe uriya cyantuza. Mwakiri umuyobozi ariko mwakiri umuyobozi wayo. Naguruka vuga. Wajaniye n'ibirato n'ipantaro weya. Murakoze cyane. Banje gushimira abaturage bacu bitabiriye inama. Twakiriye ushinzwe umutekano polisi wacu mu mwakire n'amashyi menshi. N'amashyi ari hejuru tugiye kwakira umuyobozi w'umurenge wacu ariwe Gitifu. Ndagira ngo abanze abana basuhuza haguruka basohoze. Amashyi menshi. Nyakubahwa Gitifu, nyakubahwa umupolisi afande wacu, twabatumiye ku kibazo twari dufite hano. Hari ikibazo cyateye by'umwihariko mu mudugudu wacu, niba ari abajura, niba ari abaki, ntabwo turabimenya natwe. Twabuze umuntu twiba. Turibwa, amanywa n'ijoro turibwa, polisi ntabwo tubizi n'abamukora. Niyo mpamvu byaturenze tugera ku murenge tuzana Gitifu ngo abidufashemo. Twagira ngo ntiyizimbye mu magambo, twakira abaturage ku bibazo bafite nabo bagenda batuganiriza, baganiriza umuyobozi wacu. Murakoze, twakira umuyobozi mumugezaho ibibazo. Muri abaturage banjye mukomere amasaha si mugenzi wacu agira ngo ducunguze uburyo umwete tuvuge ibibazo dufite hano mu mudugudu wacu. Bwana polisi ukuriye polisi umurenge ndakwakiriye umudugudu wanjye kubaje kudufasha ni ibintu by'agaciro cyane. Tudatinze mu magambo ngendagira ngo mbaze abaturage ibibazo bafite, nibyo ngira ngo twaje kumva hano. Tubanze tubabaze ibibazo bafite then twumve n'ukuntu twabikemura. Turakira nk'abantu nka batatu, murabona ko muri benshi cyane tutabakira mwese. Then reka twakire nk'abantu batatu bavuga ibibazo mufite hano. Ndahari na polisi arahari, n'uyu mukuru w'abashinzwe irondo nawe arahari. Turagenda dufatanya buke buke no kubasubiza ibibazo byanyu. Murakoze. Ubwo wa mbere tugiye kwakira ninde nsige mvuza abo twakira nuko bakurikirana. Hano se hari umuntu udafite ikibazo muyobozi? Twese dufite ikibazo. Ibyo birumvikana cyane. Reka ngufashe. Ndagenda akora ko nge tubana umunsi ku munsi, ndajya mpagurutse umwe mwakubaze, mwamwicare nta cyo muri kumubyandika. Sawa ngani bagire vuba. Yego, bafite ibibazo barajya bamanika, turahitamo umwe umwe. Katwakira amakuru atari we duheraho. Makuranga uvuga ikibazo cyawe twumve. Murakoze rwose muyobozi bwana Gitifu. Hano dufite ikibazo cy'abajura kandi abayobozi nta nicyo batumariye. Abayobozi ntacyo babamariye. Baratwiba, ibintu byose byarashize, nta ugihinga akajumba, nta wikorera agatebo ngo ajye ku isoko, byose baratwiba. Abayobozi ntacyo batumariye. Ni bande babiba? Ntago tubaza batwiba, ahubwo ni gute abayobozi badafata abajura. Ahubwo inzangira ngo bazababizana noneho no kuri twumvikane harakira umuntu umwe umwe. Kugena cya gikapu kiriho amafaranga. Kanseri cyuzuye amafaranga ngewe mvuye kuri sako. Twakira umuntu umwe. Mudufashe tuye twakira umuntu umwe, ibibazo ni byinshi turabyumva. Turakoresha igihe neza, turakira umuntu makuru atakomeza. Makurate ikibazo cy'ubujura. Ikibazo cy'ubujura nuko abayobozi ntacyo batumariye, ahubwo ngira ngo barabyiba bakabijyana kwa polisi. Cyo cyanditswe. Ikindi kibazo?
ikindi kibazo dufite n'ubundi ni polisi wari ari polisi nta kitumariye umujura ntago tumubona nta nubwo tuzi niba ari wari wenyine polisi ntadushakira uwo mujura Makurata wakwicara nta kibazo cyawe twakira. Mu mbabarire imvuga icyanyuma none oya reka bari nabo babaze kubera ko muri benshi ntago twafata mwese nakuba rwose mudukize nyakubahwa muyobozi turabakira icyarimwe cyangwa igisubizo kimwe kimwe. Reka tudaciye mu magambo menshi, reka iki kibazo cy'ubujura mukuru wa polisi abanza gikemure. Twabageze amahirwe yo kuba ari aha, abanza kivugeho twumve nimba ari n'icyo bifiteho lisansi. Hari lisansi bifiteho mukuru wa polisi? Njyewe ukuntu numva twakora ibintu abantu bose bafite ibibazo by'ubujura babanze bavuga ibibazo byabo mbone uko mbasubiriza rimwe. Hari undi? Wowe musore subiza twumve. Yitwa Jean Pierre. Nitwa Jean Pierre. Nje icyo narengize ngo mvuge, uriya yavuze ikibazo cya mbere cyari ubujura. Nanjye ikibazo mfite cya kabiri ni ubujura. N'icya gatatu ko ndabona ko kiza ari n'ubujura. N'icya kane gishobora kuza ari n'ubujura. Tubwire icyawe kugira ngo dukoreshe igihe. Iki kandi nyavuze ko ari ubujura. Ni ubujura nimutabikemura reka mbabwire mwabayobozi. Mwebwe dufite mwebwe duhanze amaso. Nimutabikemura. Ahanga abantu bazicana. Arakoze. Nyakubahwa muyobozi. Reka mbasubize. Twakwakira umukuru wa polisi. Amasha. Mwakira umuyobozi ariko mwakira umuyobozi wayo. naguruka vuga Murakoze kubw'amashi mu mpamvu. Ku kibazo cy'ubujura mwavuze, nanje abajuri banje bameze nabi. Ariko nta muntu batiba. Twumvikane mu Makurata niba ari Makurata, sibyo? Wizana amashagaga menshi cyane, ntaguzi n'icyatumye mbura imbunda yanje, sibyo? Rero twubahane. Ikibazo mwavuze cy'abajura, sinzi aho umujura aherereye agace arimo. Njewe umuntu abwiye aho umujura ari, akampereza icerekeza arimo, akambwira amazina y'umujura, akambwira intwaro umujura afite, niba afite icuma, niba afite imbunda, akambwira ibiro by'umujura, akambwira buretse nyamanza, akambwira ibiro by'umujura, mugende gake, akambwira n'ububasha umujura afite mu kugwana, akambwira umujura imbaraga ziwe, uwo mujura ndamutera, sibyo? Tago iyo raporo mwayimpaye ngo mumbwire umujura intwara afite, mumbwire ibira afite, mumbwire ubushobozi afite bwo kugwana ngo umujura simufata. Cyo ngico ndagisubisha fande wanje. Ikindi kandi aranyongoreye ngo arabanga ariko jewe ndabakunda. Oya nari nibesherako. Ikintu gihari rero oya nta ubanga. Wari umusore warubajije ngo ikibazo cy'imbunda, imbunda yanje yagize ikibazo c'amavuta iri mu igaraje ariko iraza ari shashe jo mundi. Ndarasa zaza ndase n'inyoni yasakurije umuturage. Amashi kugita amashi. Murankunda ndabizi. umujura twe turashaka gufata umujura. Uzijida tumaze iminsi turya hariya Jido. Ikindi kintu buriya ari ikintu tujya tubabwira ngo mwicungira umutekano, sibyo? Umujura njyewe buriya nagwana namwe muri abantu 8 birashoboka? Ariko mwese mwiteranyije mwagwana n'umujura. Makurata agafata akaguru, Korode agafata kandi, tuza agafata umutwe kiriya cantuza kiriya camanwere kigafata umutwe. Uyu nguyu agafata mara, undi agafata ahangaha gucya mwitako, umujura mukamuhira. kandi tutabura Ubaje ikibazo ciza amafaranga mpembwa. Amafaranga mpembwa nico ngiye kubasubizaho. Jewe guhera uno munsi ikintu mbembereye uwo mujura ntimuzongera kumubona, ngiye kumwitaho. Sibyo? Wenda aho ngaho. Murabizi ko iyo twumvikanye abaturage banje nkunda, muvuga ngo abaturage banje kunda murabizi iyo twumvikanye ko nta kintu kinanira mu mudugudu. Rero ico gisambo guhera uno munsi bari bambwiye ngo gihererera ku muhanda wa Kajeke, guhera uno munsi ntimuzongera kukibona ndagisibye amashimeshi kubwibyo. Uyu munsi ndakizana kinza n'umutwe wacu cyangwa kizane gihumeka. Uzana mara. Wenza niki Makurata? Uzana umutwe tuwurebe. Bazanira umutwe mu urebe. Gihanya. Usanze ari umugabo wawe nzanye umutwe we. Oya ni wowe mujura ahubwo turakuzana umutwe wawe. Murakoze cyane rero amashimeshi kuri polisi wanyu. Barankunda cyane. Barakunda cyane. Mucungira umutekano neza. Hanyuma ndabona n'amasaha nari kugenda. Reka twakire umuntu wadufasha kwiragiza Imana tukava hano hana amahoro. Numva ari byo nabasabira muri izi saha.
hanyuma mwakoze cyane kwitabira inama n'umukuru wa polisi mu murenge wacu yakoze cyane, wakoze cyane kwitabira inama, nawe wakoze kwitabira inama, namwe mugende musuhuza abana, ndabakunda cyane abaturage banjye, hanyuma reka twakire umuntu yadusengera tukagenda amahoro. ariko ntabwo mureba mw'abantu nk'uyu muntu aramonye umwana unama abapolisi se unama abaturage baba ariko ntimundorera mw'abantu muri iriya nama yose ungiza akabwa sha, ungiza akabwa ari jewe Sharifu wa quartier ngo ndimbwa ngo imbunda narayigurisha, iyo nyigurishije reka nkubwire wa mupolisi we uko nguko ugahaba ba Sharifu na ba Sherifu, ndagurisha imbunda ni yaso, ndagurisha imbunda ni yaso yanje iriya ni imbunda bambaye nimwumva kibwa none se ntishinzwe umutekano wacu uransebeje sha koro hari cyo ntabakoreye kwa nyoko baherutse kubiba koro kutwiba gusa, reka nkubwire sibabibize televiziyo nkayigarura ari shasha ariko mwatahereza n'undi muntu ariko kumuragiye arangije nawe televiziyo yo mukandi kagari ariko mw'abantu mwe mwataje mwese kara shanda kwica we karo afata ikibuye aho ngaho bagira ubwoba handuka muri fresheri heza hafatirwa n'amafoto y'ubukwe ngo haba abajura kwe umujura wazantu wagaragara gutya baruhe mujura abantu ko babesha abantu ahubwo abantu baranyanga bo muri aka gace umujura waza mu kaborodire kaka kaborodire n'uruhinja rwahagararamo rukagaragara kwe we mujura ngwino nyibe ngwino ari mu giti se Sharife twaragoye kweli ahubwo mbonye akazi koroshe mu buzima ko kuzanirirwa ntarasanga ngahembwa yanje gusa ko abajura baye muri izi ntuza muri izi pasiparume ziba zita pasiparume mbega akazi ariko abaturage ahubwo barankunda bo muri aka gace kumpereza akazi ko kurinda borodire icamwo amazi biziba abaturage bagira ubwoba kwera, abaturage ni zeru bagira ubwoba. Umujura ngwino umujura ngwino wewe nakwivugisha nyine umujura ari hehe umujura udahari ngwino nyibasha sundi hari atamwibye urahanga mu kirere kiki agira ni muri Edeni ariko mwana we Ambaye sapigiye hehe n'umuyaga wahanga sapu yanjigiye sapigiye he isapigiye batwariye ni uzaragi iri ni satani yaba ni satani wikuzi muri kunataka yewe utagara umwibzi nguyu abaturage bambeshe bansize kwa satani arejanye satani mbabariraho gake arayibye iyi ni satani utagara umwibzi ni satani aka kazi bundi nakagiyemo gute ko abandi bari abayumbe arayijanye wajaniye n'ibirato n'ipantaro weya nindeba nawe ndasigara na karisu iri jini ni hatari Niki kibaye mupolisi ko niki amapepo ni satani nta kintu kiri tugende kujana tugende sigomba ngwino ngwereke nanga narinda ubwoba nta kintu reka ngufate janga fate se nahabaye ukomeza imbere waho ngaho nta kintu gihari wa muntu agiye agera
downloading application Zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na katuni zibereye abana.